Yes, rero nunyemerera muri uyu mwanya turaza guhita twinjira mu kijyanye n'ibyamamare hano mu gihugu cy'u Rwanda byamaze kuba byakigererayo mu bijyanye n'uyu muhango wo kwita abana izina wo kwita abana b'ingagi izina uyu munsi wa none. Ubwo ni tariki 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Rero hano mu gihugu cy'u Rwanda hari ibyamamare bimwe na bimwe ari ibyaturutse hano mu gihugu cy'u Rwanda, ari ibyaturutse hanze yacyo, ndetse n'abayobozi bakomeye mu nzego nkuru. Hari abamaze kuba bakita abana b'ingagi amazina, ndetse na n'uyu mwanya biracyakomeje. Ariko nunyemerera turanyura muri ibyo byamamare turebe nibihe tumenye byinshi cyane kuri ibi byamamare, mbese tunasobanukirwe tumenye amazina bagiye bita ingagi ari ayahe. Ariko uburyo turi buze kubikoramo cyangwa se uburyo turi buze kuba twabiganiraho, turaza kujya dusoma izina tuvuge wenda icyamamare iki n'iki kise umwana w'ingagi izina iri n'iri, byose tugende tubyinjiramo wenda dusoma izina tuvuga n'izina yise n'izina yatanze muri iki gikorwa, byose tubirebere hamwe tumenye wenda uku niko bimeze, dusobanukirwa byinshi cyane muri iki cyegeranyo, cyane ko icyo tugiye kwibandaho nta kindi ari iyi gahunda yo kureba ibyamamare uburyo byagiye byita abana b'ingagi amazina n'uburyo bagiye bayahitamo. Ibyo byose twinjire tubirebere hamwe muri iki cyegeranyo, cyane ko ari gahunda yo kugira ngo nyine dusoze mbese tunashyireho umucyo ibijyanye n'iyi gahunda y'uyu munsi wa none, ijyanye no kwita abana b'ingagi amazina n'uburyo bagiye bayabita n'uburyo bagiye babitamo muri rusange. Rero umuhango ngarukamwaka wo kwita izina abana b'ingagi washinze imizi ndetse wanabaye ikimenya bose hirya no hino ku isi. Ibi birori byo muri uyu mwaka byabaye kuri uyu wa gatanu tariki 5 Nzeri umwaka wa 2025 mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi. Ubwo naherereye muri Kinigi niho bisa nkaho biri kubera byose, nibwo bisa nkaho iki gikorwa ariho kiri kubera n'ubundi kuko byagiye bigaragazwa. Nk'uko bisanzwe abana b'ingagi biswe amazina n'ibyamamare mu byiciro bitandukanye, barimo umuhanzikazi ukomoka muri Nigeria Yemi Alade n'umunyabigwi w'ikipe ya Arsenal Bachari Seganya n'abandi benshi cyane batandukanye. Muri uyu muhango wabaye ku nshuro ya 20, abana 40 b'ingagi bo mu miryango 15 nibo bahawe amazina. Ni umuryango ukomeye witabiriwe n'abarimo Madame Jeannette Kagame. Mbese urumva ko rwose uno muryango ari ikintu gikomeye cyane, umuryango witabiriwe na Madame Jeannette Kagame nyuma yo kwitabirwa k'uyu muryango biciye muri uyu muhango wabaye uyu munsi. Hakaba habashije kubaho nicyo twakwita nk'ijambo rikuru nyamukuru Madame Jeannette Kagame yagejeje ku bari muri uyu muhango, mbese kubahuriye muri iki gikorwa. Ukaba ukomeje kugenda usanga rwose hari ibyibanzweho, hari ibyamaze kuba byashyirwa hanze n'ubundi muri rusange, bakomeza kugenda bagaragaza uburyo ibi byose bigomba gukorwamo ndetse bikanashyirwa ku murongo n'ubundi nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza. Rero dore uko ibyamamare byise abana b'ingagi amazina n'uko bagiye babikurikiza muri rusange, n'uko bagiye babigaragaza muri rusange muri uyu muhango wo kwita abana b'ingagi amazina. Rero ndajya mvuga izina ry'icyamamare nindangiza nyuma yaho mvuge n'izina yise ingagi n'ubundi muri rusange niwe n'izina yahisemo. Turahera kuri Kahiba Lami watanze izina rya Ogera Princess Ingeborge watanze izina rya Burera Schleswig Holstein watanze izina rya Ntarungu. Professor Sineti Fiseha watanze izina rya Mwizerwa. Dr Sange Hayupu Kim watanze izina rye Impuguke. Davis Marriott
watanze izina Urugwiro, Dr Yiniye watanze izina Tekana, Charles Caron Mahihewu watanze izina rya Tavogerwa, Clever Ntoyinkima watanze izina Nyunganizi, Michel Beyi watanze izina Umurage, Michel Yeho watanze izina Rwogera, Kadajanina watanze izina Garuka, Mateu Flamin watanze izina Rubuga, Reur Kabasomi, Kakoma watanze izina Iwacu, Alliance Umwizerwa watanze izina Alliance Umwizerwa, ndetse Mushumba Mwiza, Leonard Nsengiyumva na Theogene Bimenyimana batanze izina Amahitamo, Dr Gaspari Nzayisenga watanze izina Unguka, Diodoni Gato watanze Rufatiro, Brand Umutoni watanze Tsinda. Hanyuma yaho uko ibindi byamamare byagiye byita abana b'ingagi amazina, Yemi Alade watanze Kundwa, Lady Opena watanze Tengamara, Atanazia Mukabizimungu watanze Cyubahiro, Dr Edward Hurte Rwanda Nziza, Susani Sinego watanze Muvugizi, Gapani Gupta watanze Impinga Nzima, Camille Lebero watanze Rugano, Louis Garcia watanze Iraba, Bakari Segana watanze Amahumbezi, Zwino watanze Izere, Lehemike watanze Shyamba, Suwasoni China watanze Cyerekezo, Xavier Pastore watanze Ganza, Rusifishe watanze Inkomoko, Vivier Lese watanze Higa, Niyonzima Jean d'Audio watanze Tera Imbere. Rwose urumva ko ni amazina meza cyane, ni amazina bahisemo yo kugira ngo babe bakita ndetse babe bakora iki gikorwa mu bijyanye no kwita ndetse no kugaragaza amazina yahawe abana b'ingagi. Gusa bakomeza kugenda bagaragaza byinshi cyane, bakomeza kugenda berekana rwose igikundiro, bakomeza kugenda bagaragaza ko rwose bari inyuma, mbese banafite gahunda yo gukomezanya n'igihugu cy'u Rwanda muri izi gahunda zose za buri mwaka. Ibi byamamare rero byagize uruhare mu gutanga aya mazina, bikomeza kugenda binagaragaza byinshi cyane mu ntego zikomeje kugenda zigaragaza byinshi mu bijyanye n'izi gahunda, bakomeza kugenda bagaragaza uburyo rwose ari intego nziza yo kugira ngo bakomeze bagaragaze ndetse bakomeze banatange ibyishimo hirya no hino, kubera ko ni byiza cyane ndetse ni na gahunda isa nkaho ari nziza yo kugira ngo hakomeze harebwe ndetse hakomeze hanafatwe icyo twakwita nka gahunda nziza yo gukomeza kureberera ndetse no gukomeza gutanga isomo ryiza, yaba ku banyarwanda ndetse no ku bindi bihugu byagiye biturukamo ibyamamare byinshi cyane bigiye bitandukanye muri uyu muhango wo kwita abana b'ingagi amazina n'ubundi muri rusange nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza. Rero hano mu gihugu cy'u Rwanda byishimiwe na benshi, mbese benshi cyane bamaze kuba bagaragaza ibyishimo cyane cyane, bakomeza kugenda berekana uburyo ibi byose byafashwe nk'intego nziza, aho bakomeje kugenda banagaragaza ko rwose ari gahunda nziza ya buri munyarwanda kugira ngo akomeze yerekane ko rwose ari inyuma y'igihugu, mbese akomeze anagaragaze byinshi cyane mu iterambere ry'igihugu, bakomeza kugenda berekana ibijyanye n'uburyo uyu munsi wa none igihugu cy'u Rwanda kigaragara, bakomeza kugenda berekana uburyo bakomeje kugenda baba inyuma y'igihugu, bakomeje kugenda bagikurikirana, bakomeje kugenda mbese
banatanga icyo twakwita barakomeza kugenda batanga icyo twakwita nka zimwe muri gahunda nziza ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose urakomeza kugenda ubona ko rwose ari inyungu ndetse ari n'igishimo ku banyarwanda ndetse n'abagiye baturuka hanze yacyo baje kwifatikanya muri ibi bikorwa by'uyu munsi wa none byo kwita abana b'ingagi amazina, cyane cyane bakomeza kugenda bagaragaza byiza ku byitezwe n'ibiri imbere. Ukomeza kugenda usanga nta kibazo na kimwe kirimo, ukomeza kugenda usanga rwose byitezwe n'abanyarwanda, mbese binafitwe mu nshingano n'abanyarwanda n'ubundi muri rusange. Rero twabanye muri iki cyegeranyo cyacu mu bijyanye no kwita amazina abana b'ingagi. Reka ngusabe gukanda subscribe, nkubwire ko uyu ari umusozi w'icyegeranyo twari twabateguriye. Ngusabe gukanda like ndetse nimba hari n'igitekerezo waba ufite ushyira hasi aho muri comment. Ndaje mu kandi kandi dukomeze n'ibindi byinshi cyane twabateguriye, cyane cyane mbonero no gushimira abantu bamaze gukanda subscribe, kubera ko ni kimwe mu gikorwa bakoze cyiza ndetse cyanagaragaye cyane rwose.